Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe kimwe mu bitekerezo by'umushinga w'ubwiyunge nyakuri ku birebana n'amoko y'Abanyarwanda. Ndagira nti inyabutatu nyarwanda ifungiyemo inzirakarengane z'amoko ya politiki. Mu gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso byerekana ko amoko agize inyabutatu ari aya politiki y'ubutegetsi kandi nayo akaba arimo politiki. Abanyarwanda benshi bamaze gusoma inyandiko no kumva ibiganiro natangaje ngira nti nitwibohoye ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki, nkongera ngira nti igihugu kiramutse kiyobowe n'amoko ya politiki nticyagendera ku mategeko, bansabye gusobanura impamvu nemeza ko Hutu, Tutsi na Twa ari amoko ya politiki. Dore bimwe mu bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere, buri bwoko bw'inyabutatu nta bisekuru bugira bizwi. Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ntibagira abo bakomokaho batandukanye bazwi. Ya ngengabitekerezo ivuga ko ngo Abahutu n'Abatutsi bavuye muri Chad na Ethiopia bagasanga Abatwa mu Rwanda rwa Gasabo ni ikinyoma. Abayicuze batinyaga ko babajijwe ibice bitandukanye bakomokamo mu Rwanda babura igisubizo. Ese ayo moko yose ko avuga Ikinyarwanda muri ibyo bihugu bya Ethiopia na Chad naho bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda? Niba se Abahutu n'Abatutsi barigiye ururimi rw'Ikinyarwanda ku Batwa basanze mu Rwanda, izindi ndimi bo baje bavuga nizihe ko batazitubwiye? Ikimenyetso cya kabiri, kuba hari abavuga cyangwa bemera ko abanyepolitiki bakwiye kugabana ubutegetsi hakurikijwe amoko, ubwabyo icyo ni ikimenyetso cy'uko ayo moko ari aya politiki koko, kuko ari abanyepolitiki afitiye akamaro. Twazamenya dute amoko y'abo bategetsi? Kutubwira ko ari Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ntibihagije. Bazatwereka ibimenyetso by'ayo moko yabo, badusobanurire intego zayo kimwe n'uko berekana ibirangantego by'amashyaka ya politiki barimo. Cyangwa se bazatubwire niba bazemera gupimwa imwe mu myanya y'imibiri yabo nk'uko abakoloni babikoze, kandi ko bazemera ko imitungo yabo ibarurwa kugira ngo tumenye neza ubwoko bwabo, nk'uko kera ngo babaruraga umubare w'inka Umunyarwanda yabaga atunze. Bityo bazatubwire n'igipimo twashingiraho. Hazakorwa irindi barura ry'abiyumvamo ayo moko. Kubarura amoko ni ukuyavangura, kandi iryo vangura niryo turwanya. Ninde Munyarwanda wemera amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu wakwemera ko ibyo byongera kubaho? Hari kera tutarajijuka. Biramutse bibayeho, igihugu nticyagendera ku mategeko kandi aribyo twifuza. Ibimenyetso by'ayo moko ntabyo babona rero, kuko aba mu mitwe yabo kandi nta muntu ushobora kumenya ikiri mu mutwe wundi. None se twazasubizaho indangabwoko? Twaba dusubiye inyuma. Ibyo byaba ari ugusondeka Abanyarwanda no kubapfunyikira amazi. Ikimenyetso cya gatatu, guhindura ubwoko ugafata ubundi bwoko biremewe kandi byahozeho kuva kera kugeza n'ubu. Ni nko guhindura ishyaka rya politiki, kuko ari uburenganzira bwa buri wese ushaka gukora politiki. Ariko Umunyarwanda ahindura ubwoko kugira ngo agire uburenganzira nk'ubwo abari ku butegetsi bafite, kugira ngo abone akazi, abone umwanya mu butegetsi, abone ishuri n'ibindi n'ibindi, kugira ngo abeho, kugira ngo aticwa. Kandi ibyo byose ari uburenganzira bw'umuntu wese. Akitabaza ubundi bwoko kugira ngo ashobore kuramuka, akigura. Iyo mpamvu nayo irebana na politiki. Ko Umuhutu ashobora guhinduka Umututsi, Umututsi agahinduka Umuhutu. Mwari mwumva Umunyiginya wahindutse Umuzigaba cyangwa Umwega wahindutse Umugesera? Ikimenyetso cya kane, nta tegeko abategetsi bashyizeho risobanura igitandukanye ayo moko. Kuba batabikora ni uko bazi neza ko nta kibaho. Ayo moko akaba ari muri politiki yabo.
ahubwo babeshye rubanda bemeza gushyira ayo moko mu ndangamuntu nyarwanda no mu zindi nyandiko zo mu butegetsi nk'aho ari kimwe mu biranga ubunyarwanda. Niba atari amoko ya politiki, kuki yashyizwe mu irangamuntu? Kandi ntibigeze bashyiramo amadini. Ibyo ni ikimenyetso simusiga. Kugeza muri 1994 indangamuntu y'umunyarwanda yari n'indangabwoko ya politiki, yari nk'ikarita y'ishyaka rya politiki. Ibyo byorohereje ivanguramoko kugeza ku itsembabwoko ryo muri 1994. Ni byiza ko ayo moko ya politiki twayavanye mu ndangamuntu, ariko igisigaye ari nacyo gikomeye ni ukuyavana muri politiki no mu mitwe yacu. Menya ari nayo mpamvu byatunaniye cyangwa se dutinya kubigerageza. Ikimenyetso cya gatanu, ikibazo cy'amoko abanyepolitiki batinya kukiganiraho kuko buri ruhande ruba rwanga ko inyungu zarwo zibangamirwa. Na n'ubu hari abavuga ko icyo kibazo nta gihari, aho kugishakira umuti n'urukingo bakagihunga. Niba ayo moko atari aya politiki, ikibazo cyayo bagihungira iki? Niyo mpamvu muri uyu mushinga ishyigikiye ko hakwiye kuzabaho inama mu rwego rw'igihugu ikiga ikibazo cy'ayo moko. Ikimenyetso cya gatandatu, ibyiswe ko biranga amoko ntabwo bihora ari bimwe ku bitwa ko bahuje ubwoko. Urugero, hari ba Gahutu na Gatwa basumba ba Gatutsi mu gihagararo. Ikimenyetso cya karindwi, ibyaha byakorewe abanyarwanda bazira ubwoko byitwa ko ari ibyaha bya politiki. Niba ari ibyaha bya politiki rero, ni uko amoko yakorewe ibyo byaha n'ayakoreshejwe mu kubikora ari aya politiki. Ikibigaragaza nanone ni uko hashyizweho inkiko zihariye mu Rwanda zo guhana ibyo byaha by'amoko hamwe n'urukiko mpuzamahanga TPIR ndetse n'imanza mu bihugu by'amahanga. Bityo rero izo manza zikaba ari iza politiki, kandi izo nkiko ntizigeze zihana abanyabyaha bose, ahubwo zakoze ivangura kuko zakurikiranye gusa ubwoko bw'abahutu bwatsinzwe muri politiki. Zavanguye ibyaha zivangura n'abanyabyaha kimwe n'inzirakarengane. Ubucamanza buri mu ivangura ntibugira ubutabera. Ikimenyetso cya munani, mbere ya 1994 nta tegeko ry'u Rwanda rihana ibyaha bya jenoside mu buryo bwihariye ryabagaho, ariko hariho itegeko rihana abanyabyaha. Mu mategeko mpuzamahanga harimo amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n'icyaha cya jenoside. Itegeko ryashyiriweho guhana ibyaha by'itsembabwoko ryagiyeho jenoside yarabaye, nyamara amahame mpuzamahanga y'amategeko y'inshinjabyaha avuga ko umuntu wese ukekwaho icyaha adashobora guhanishwa itegeko ryagiyeho nyuma y'uko akora icyo cyaha. Mu gifaransa ni principe bita la non rétroactivité de la loi pénale. Ibyo byabayeho rero kubera inyungu za politiki zimura ayo moko. Ikimenyetso cya 9, ubwoko bwatsindwa bute muri politiki cyangwa bugatsinda bute buramutse atari ubwa politiki cyangwa butari ishyaka rya politiki. Bamwe ngo turatsinzigaye, abandi nabo bati intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi. Abo ni Abahutu n'Abatutsi. Ikimenyetso cya 10, kuba hari ubutegetsi bwagiye butanga ibyo bwitaga imbabazi kuri bamwe bakoze biriya byaha navuze, nabyo bigaragaza ko ari ibyaha bya politiki. Bityo n'izo mbabazi nazo zikaba zaratanzwe cyangwa zitangwa mu nyungu za politiki, bityo zikaba imbabazi za politiki. Ikimenyetso cya 11, abanyepolitiki nibo bashoza intambara hagati y'amoko, nibo bajya ku isonga, nibo bayobora izo ntambara. Ibyo byaha ntibishobora gukorwa abanyepolitiki atari bo ba mbere babigizemo uruhare. Mu gihe cy'amahoro nta kibazo kibaho hagati y'amoko, ndetse abanyarwanda barayibagirwa. Bayibuka ari uko abanyepolitiki bongeye kuyazura bakayashyira imbere,
bakayagira intwaro zabo, barwanira ubutegetsi, bakarwanisha rubanda rw'abanyarwanda, babeshya ko ari bo barwanirira. Ikimenyetso cya 12, nyuma y'aho tuboneye ubwigenge, abanyepolitiki bashingiye amashyaka yabo kuri ayo moko: Aredetwa y'Abatwa, Runari y'Abatutsi na MDR Parmehutu y'Abahutu, yaje kumera ayandi yose harimo za Prosoma na za Raderi. Nyuma haje MRND ngo itavanguraga amoko, maze ishyiraho icyo yise iringaniza amoko. Habayeho n'andi mashyaka bizwi ko yarashingiye ku moko, nubwo atashyirwaga mu mazina y'ayo mashyaka. Ikimenyetso cya 13, itsembabwoko ry'Abatutsi ryategetswe na bamwe mu banyepolitiki b'Abahutu bashakaga kurengera ubwoko bwabo bwa politiki mu nyungu zo kugira ngo bagume ku butegetsi. Nyuma Abatutsi bahoze ari impunzi nabo baza bavuga ko ngo Abahutu bose bagize uruhare mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi mu nyungu za politiki zo kugira ngo bagere ku butegetsi, kugera naho batangaza mu Rwanda no ku isi yose ilisiti y'Abahutu bakekwagaho ibyaha bya jenoside, kandi anketi zitarabakorwaho ngo zigaragaze amadosiye yabo mu butabera. Bamwe muri abo bakaba barahoze ari abategetsi bahezwaga kugira ngo batazabugarukaho. Ikimenyetso cya 14, ku ngoma z'ubwami, umwami ngo niwe wenyine utari umuhutu, ntabe umututsi, kandi ntabe n'umutwa. Umwami Rudahigwa yaba ngo ari we wise Abanyarwanda imbaga y'inyabutatu. Inyabutatu iramutse igizwe n'amoko y'Abanyarwanda bose, kuki we atari kuba umuhutu, umututsi cyangwa umutwa, kandi nawe yari umunyarwanda? Keretse aramutse yari umunyamahanga cyangwa se ari Imana nk'uko bitaga umwami ngo ni Nyagasani, kandi si byo. Birumvikana rero ko yavuze ibyo kubera impamvu za politiki, mu buryo bwo kumvisha rubanda ko ari hejuru y'amoko, kugira ngo abaturage bumve ko ubutegetsi bwe butabogamiye ku bwoko buno. Ari nabyo bigaragaza ko muri icyo gihe ayo moko yari nk'amashyaka ya politiki yo muri iki gihe. Ni nayo mpamvu mvuga nti niba ayo mashyaka ya politiki mashya ashingiye kuri demokarasi, kuko ayo moko aracyakora iki muri politiki? No mu bindi bihugu bitegekwa n'abami, umwami ntagira ishyaka rya politiki abamo. Iyo ayo moko aza kuba atari aya politiki, umwami nawe aba yaremeye ko ari umututsi, cyangwa akavuga ko nta bwoko agira kubera impamvu y'uko ntabwo yemera. Muri ubwo buryo bwa kabiri, byari gutuma abandi banyarwanda nabo bagira ubwo burenganzira bwo kutemera ayo moko, cyangwa se abareruye ati ayo moko ntabaho kubera ko nta bwoko mfite kandi ndi umwami wanyu, bityo rero namwe nta mwoko mufite. Ariko siko byagenze. Ikimenyetso cya 15, kuba ayo moko atanya Abanyarwanda akabateranya kandi akanabasumbanya, ni ukubera impamvu z'ubutegetsi bw'abanyepolitiki. Ikimenyetso cya 16, mu ntambara ya 1994, kimwe no mu bindi bihe byose impunzi zagabaga ibitero ku Rwanda, abategetsi babwiraga abari mu gihugu ko Abatutsi bateye u Rwanda bagamije kugarura umwami n'ubwami, kugira ngo Abahutu basubizwe mu buhake, ku mpamvu zo kubangisha abo Batutsi hagamijwe kugira ngo badasangira ubutegetsi nabo. Nyamara uwo mwami yarinze yitaba Imana ataratamba u Rwanda. Ikimenyetso cya 17, nyuma y'aho intambara ya 1994 irangiriye, abifuza ubutegetsi bavuze ko Abahutu bose ngo bakoze jenoside. Hari umunyepolitiki wabyiyemereye avuga ko yagendaga mu mahanga yose ari byo yamamaza. N'ikimenyimenyi ni uko hashyizweho ingengabitekerezo ya politiki ivuga ko ngo umuhutu wese ngo agomba gusaba imbabazi mu izina ry'ubwoko bwe kubera jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo nta cyaha cya jenoside kimurangwaho. Nyuma y'iyo ntambara, umuhutu wese
uvuze icyo atekereza kidahuye n'ibyo ubutegetsi bushaka bamwita umujenosideri cyangwa umuhakanyi wa jenoside. Iyo jenoside mvuga ntabwo ari iy'abayahudi ahubwo ni iy'abatutsi yakozwe na bamwe mu bahutu. Ikimenyetso cya 18, bamwe mu bahutu nabo batabatutsi namwe mwakoze jenoside y'abahutu. Abari mu butegetsi bati murapfobya jenoside y'abatutsi. Abo bahutu bavuga bati turashaka imikirano kugira ngo impunzi dutahe mu gihugu cyatubyaye. Abandi bati murashaka kugaruka gukora indi jenoside y'abatutsi, ntidushobora gushyikirana namwe. Bamwe mu banyamahanga nabo jenoside bayigize impamvu yo gushyigikira cyangwa kurwanya bamwe mu banyepolitiki b'Abanyarwanda bitewe n'amoko yabo, batitaye ku bitekerezo byabo bya politiki. Birabaje kubona ijambo jenoside rikoreshwa mu buryo bw'iterabwoba cyangwa ubundi buryo bwose bugamije inyungu zo gushaka ubutegetsi aho kurenganura inzirakarengane. Ikimenyetso cya 19, nta muntu ushobora kugira ubwoko bubiri. Ko Abanyarwanda dufite ubwoko gakondo bw'Abanyiginya, Abaziga, Ababega n'ayandi ntarondoye, tukagira n'ubw'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, nuko bumwe muri bwo atari ubwoko mu by'ukuri. Kuba muri buri bwoko gakondo habamo ayo moko atatu yose ni ikimenyetso cy'uko ayo moko atatu ari aya politiki kandi ari n'amahimbano. Ce sont des ethnies politiques et artificielles. Ikimenyetso cya 20, kugeza ubu ingoma zose zagiye zijyaho kandi zishaka kugumaho zishingiye ku mpamvu z'amoko y'Abahutu n'Abatutsi. Na n'ubu nk'uko nabivuze mu ngingo ya 2, hari abashaka kuzajya mu butegetsi ari uko bagabanya imyanya hakurikijwe ayo moko yabo biyumvamo, nkaho ari amashyaka ya politiki cyangwa ko Abanyarwanda bose bazaba bategetswe kuyajyamo. Ukibaza ubwo bubasha bwo gufungira Abanyarwanda mu nyabutatu yabo aho babukura, bikakuyobera. Baribeshya ariko ntibazabigeraho. Uwahakana ibimenyetso ntanze azampe ibi bivuguruza, tuzabiganireho. Nzabagezaho n'ibindi mu bihe biri imbere. Yamwe mwabahera mwe, yamwe n'abahereye ingoma abasha, yamwe mu rusengo rwa Mpungwe mwabahungu mwe.